The Infotainment Live Today, the program of General Knowledge Channel. Our purpose is to touch different angles of lives. We focus on entertainment throughout the world. News from Hollywood, Nollywood to Hollywood, Rwanda. Nguriya musore navugaga umugabo nabonye uri mu ribu kwanza kiriya kintu cyitwa organization ireba uburanga bw'abantu hazavamo cyabayeho giti ntikigera amategeko akira ntikigera abagikurikirana nta ariko umuntu yihangiye umurimo ashyiraho gahuza abakobwa akabashukisha utuntu akaba mbere yuko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha abo bana bacu nabo usibye ko nabo bakwiriye kugira imico yo kubyanga bakaba babyirinda bakaba bagira n'uwo babibwira nk'uko uwundi yamenyekanye mu bantu 10 na bangahe bagiye baba abused havuyemo umuntu umwe waranga ariko ndetse yakwanga bakamureba igitsure bakamubwira ko bashobora kumuhana bakamwima ibyo yari akwiye kubabona ariko ibyo bijyanye no mu kazi muri za minisiteri no muri institutions zisanzwe zacu harimo n'iki kintu kiri aho kizamura abantu mu ntera kubera ko umuntu yabanje unless ari umukobwa uri smart ntashobora kumva wenda smartness yaba afite cyangwa ubukuru yaba afite ku buryo ashobora kujira akavuga atari ko ubundi kuko analyzinze nk'umuntu mukuru ubona ko isi possible ntabwo wavuga ngo waryamanye na Jolly uvuye kuri Jolly uryamanye na Yesa uvuye kuri Yesa ugiye kuri ibyo byose impossible that's impossible. Ikindi cya kabiri ntabwo if someone are attracted to me or something, I'm a private person. I'm private. I like my privacy. Muheto akunda privacy cyane. Nubwo twabyuka mu gitondo tukabikora ejo tukabikora. Nubwo wabishaka uri rwabigwi wabimenya tubana, right? So ngatekereza all those factors why I'm not happy abuse kugira ngo ushoboke nk'iriya in fact bwa mbere nabanje kubimenya bivuye muri RIB Rwanda Investigation Bureau hari umuntu wafashwe wafunzwe najyaga mbona bavuga Miss Rwanda nkagira ngo nyine kuko nukurata ariko sibye ko nabyo hari ibintu umuntu yiborera kuko ntacyo bitwaye ariko nta nicyo bitanze ariko ukabyihorera abantu uburanga okay niba hari ababyungukira ariko ikibi cyaje kuvamo numva gitumye mbivuga n'abangaba babigize umwuga cyangwa abirimo bandi batari bo babyungukiragamo ahubwo bikungukira abandi ababiteguye bakabishyiraho usanga ahantu abagabo babiri inyuma babitegura bikaza kuvamo gucuruza abo bana b'abakobwa bitwa ngo kubacuruza cyangwa se nabo ubwabo to abuse them
bikaba mu gihugu cyacu bikatubamo, bamwe bagomba kuba abantu babizi bagaceceka ntihagire ugira icyo abivugaho, abandi ntibabizi. Ubu ni ukuvuga ngo muri bahoze bavuga mu muryango wacu mugari, hari umuryango muto w'abantu bahura ari benshi bikaba umuryango munini w'igihugu. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu turangaye, cyangwa se imico mibi twese yatwinjiyemo ku buryo ibintu nk'ibyo ntacyo biba bitubwiye, bishatse byaba. Umuntu akihangira umurimo, tubwira abantu kwihangira imirimo bagahanga n'indi, ubwo abantu bakihangira umurimo, to abuse people, gucuruza abantu. Erega reports ndazibona iteka no muri polisi, usibye gucuruza bijyanye muri iyo nzira navugaga, umubare w'abantu bafatwa, bahagarikwa, correspondence ziriho hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu by'abantu babaye smuggled, bagatwarwa hanze bakabagurisha, China, Oman, muri iriya region ya Gulf region, hehe. Hari abanyarwanda benshi bagenda, cyane cyane baba ari abakobwa ariko n'abahungu barimo. Rimwe tukazajya tukabona polisi ikabona amakuru ko abantu bari mu gihugu runaka, hari umuntu wabonye ko watuma aramubwira ati turaha, turi abakobwa 12 twaje dutya, nimudutabare. Uko yagiye ntawe ubizi, ariko bagezeyo nyine asanga ibyasanzeyo, bamwe babagize nk'abacakara, ibintu bya slaves, bakaba slaves, abandi bakabakoresha nk'iki. Ntabwo babarongora ngo babagize abagore mu miryango yabo, ariko n'abantu bari aho bakababyuzinga gusa, akaba ari icyo babereyeho b'abanyarwanda. Ni ibintu byinshi rero ibi bigenda byandikwa, hari case, hari byinshi bimaze kugaragara ko biriho nka buriya. Ariko reka mbihine, hari uburyo bubiri rero abantu bakwiye kubirwanya. Cya mbere, hari amategeko. Umuntu wabaye abused, umuntu uhohoterwa, umerewe nabi, akwiye gutinyuka akabivuga, akareba aho abigeza, kugira ngo atabarwe cyangwa amategeko agire uko amurenganura. We ni bimwe, simbona impamvu abantu batinya kwirenganura bitabira inzego, cyangwa keretse niba batinya kujya mu nzego, cyangwa inzego zacu bavuga bati ariko se uraregerane, uraregera nawe umeze atyo. Icyo muzakirinde kijya aho abantu bashobora gutinya kugira uwo bagana ngo bamubwire kurenganurwa, kubera ko bazi ko nawe ari uko ameze, cyangwa ntacyo yakora kurenganura umuntu. Icyo cyaba ari ikintu gikomeye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abantu ku giti cyabo baba abused, bahohoterwa. Hari guhohoterwa bimwe bifata abantu ku ngufu cyangwa bigira bite, icyo ni kimwe. Ariko hari ibindi bashukisha abantu gusa. Nk'uriya musore navugaga, umugabo nabonye uri mu ribu, kwanza kiriya kintu cyitwa organization ireba uburanga bw'abantu, hazavamo byose, cyabayeho giti, ntikigira amategeko akira, ntikigira abagikurikirana. Ariko umuntu yihangiye umurimo, ashyiraho agahuza abakobwa, akabashukisha utuntu, akaba mbere y'uko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha.
abo bana bacu nabo usibye ko nabo bakwiriye kugira imico yo kubyanga bakaba babyirinda bakaba bagira n'uwo babibwira nk'uko uwo wundi yamenyekanye mu bantu 10 na bangahe bagiye baba abused havuyemo umuntu umwe waranga ariko ndetse yakwanga bakamureba igitsure bakamubwira ko bashobora kumuhana bakamwima ibyo yari akwiye kubabona ariko ibyo bijyanye no mu kazi no muri za minisiteri no muri institution zisanzwe zacu harimo nacyo ikintu kiri aho kizamura abantu mu ntera kubera ko umuntu yabanje ku hase ubu ko numva njyewe to be honest ndicara numva ko Muheto yagakwiye kuba ubu ngubu ari kuri level yo kuvuga ngo ibyo bambwiye ni ukuri cyangwa se tabuze someone who can say I'm not feeling you. What? That's when the bikubwira, like, what did you think? It's hard. Ngo nawe duhurire mu kazi gusa tarambabaje ariko nyine ikosanyo ryanjye ubundi ko wari umaze imyaka 10 n'ingahe umaze imyaka like 10 years nkora this kind of beauty pageant ntabwo ndagera muri circumstance igihe no mu contestant twumve turi ubundi feelings zanjye zimbwira ko if I like someone I avoid than avoiding instead. So ubundi se Muheto mwizeyemo iki buryo umuwera open to that level ariko nyine iryo nikosa naho ariko I agree ariko nanone kuba nakoze ikosa like kuba nakoze ikosa akayitangira noneho ari umpenaliza sinzi niba uri kubijyaho wakoze ikosa uwo ariko rero none uri kugupenaliza noneho ikindi kirimo Muheto ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane kuko niba wabimbaza sinabivuga ko that's my life that's not akazi kanjye ariko ukareba wumve mu mutwe wanjye intambara wararwaniye Muheto since day one utamuzi niyo histoire yawe sinari nyizi muri kumva aho ukavuga ngo I will stand to that girl uko bimeze kose uyu mwana ngomba kumuha happiness atizabe other factors uzihorera kandi atari uko ntekereza ngo nzaryamana nawe kuko kuryamana I can't imagine ntabwo nshobora kumva ngo ugiye kuryamana n'umuntu like money nashaka kumuha ibyishimo atizabe uriya mwana yafighted for that so let me so kandi cyose uko atanabiguhaye nyine waguye muri unless ari umukobwa uri smart nashobora kumva wenda smartness yaba afite cyangwa ubukuru yaba afite buryo ashobora kugira akavuga atari ko ubundi kuko wanalyzinze nk'umuntu mukuru ubona ko it's possible ntabwo wavuga ngo twaryamanye na Jory uvuye kuri Jory uryamanye na Yesa uvuye kuri Yesa ugiye kuri ibyo byo it's impossible that's impossible ikindi cya kabiri ntabwo if someone are attracted to me or something njyewe I'm a private person umuntu muri private I like my privacy
Muheto akunda privacy cyane, nubwo twabyuka mu gitondo tukabikora, ejo tukabikora, nubwo wabishaka uri rwabigwi ntiwabimenya tubana, right? So ngatekereza all those factors why I'm not happy. Kukinisha ubundi se yanyimiye iki happiness? So compare someone who are attracted to, I wouldn't let that feeling. Okay. Go stay in your, go stay in your ring. No, here, reka mubwize ukuri. Mabasi we nanuhari noneho ngubu. Like nta kintu gihambaye mfite ubu ngubu nshobora kuvuga. Sibyo? Ubu kinsigaye ni abavandimwe. Mbura abavandimwe banjye. I will fight for that girl witwa Muheto. Agire happiness. Agire sa kuko happiness ndayizi. Kid, ibintu nabijemo. The way my trust guide me muri ibi. I will. Ariko ibintu byarababaje kandi nzabikora Imana izabimfashemo, nzashoramo ayo nshoboye, nzakora iki, not to attract you, not to do anything, kuko n'ubundi njya ibyo naciyemo nibyo byinshi kurusha kuvuga ngo gukora. Ariko ndabizi hari abantu ese kidi ntarakwandikira, ese kidi ntarakuvugisha ibi, ese kidi ndabizi birwaho barangabo n'ababikubaza n'abakora iki. Nko kibaza if someone like Muheto adashobora kundwanira ishyaka njye murwanira, adashobora kumpa happiness njye muhaye, adashobora ku yani Muheto mubona in terms of akazi, reka ndeke ubuzima gusa, in terms of akazi my failure will be your failure. It's okay. So nase niba adashobora kwicara ngo dushyire hamwe dukore, ejo umuntu araza, imagine umuntu aricara avuga ngo my workmate. But this is a typical umuntu dukorana not in the office but umuntu waje muri Miss Rwanda ngo noneho nizeye ko mwabonye mu Miss idakunze rero uko bigomba kugenda, ndishobora ko umukobwa azaba successful. Yes, it's fine, azaba successful, ariko amahirwe hari nuko you deserve it. Ntabwo nagiye nterure mu tekariya na fight zose no uvuga ngo urumva Miss abarimo abantu fights nyinshi. Mwana wakanaka abana abashyigikiye many things, but for me nuko ari umuntu wa fighting for everything. Umuntu araza ukabimenya ko hari umuntu waje akabwira Muheto ngo Muheto bimeze gusa ukicara na Muheto the whole day, nana kubaza atari ko how about this person, nana ubwo nibyo bavuga uyu muntu mubana muto. So cyangwa nk'ubu n'urugero njye nshobora kuzana kuvuga ati Muheto urabizi all those friends n'abashuti banjye, but be careful about this person, he's not good. Nabikubwira to be honest, uje ukambaza ukambwira uti kid uyu muntu uko amamagaye gutya tukabonana Muheto nagukunda sinabikunda, ariko nakubwira ngo Muheto I want to see you there, ntabwo nshaka kukubona just like ngo agakamba kararaye. Uri no mu bantu ntekereza ngo Imana nidufasha tukaguma uko tumeze, tuzakomeza gukorana even after Miss Rwanda. Sinshaka kukubona like dreams zawe ziba limited. Imana izabidufashamo.
ariko nyine ukabona umuntu wo kunagufata ntunyumve nabi ntabwo mbona agaciro wamara kuza kuryamana nanjye trust me no ntabwo ari byo ngibyo kuryamana n'umuntu ni feelings ushobora no kuryamana nanjye utakamba ntabwo ari byo kuvuga ariko nyine it's very bad ni ijambo ribi I don't feel you. Like I don't feel you rero. Anyway, sinzi ni ijambo wambwa nawe ni ijambo rigize rikomeye. Muheto, to be honest, naragukunze. Not as a girlfriend, boyfriend, no. Ndumva ukunda umuntu, umwana ndamukunda. Ibya boyfriend, girlfriend, ibyo ni ibintu byizana. Birabyuka bikaza cyangwa ntibize. Ariko n'umwana ndishimiye. Unyura umutima wanjye nkavuga ndakwibuka kabisa. And I will try my level best to make her dreams. Because dreams at least ndi muri bake ntabwo nyine wa mugani we ntabwo nyiyumvamo. It's okay, it's fine, I'm okay. Ariko how like ngo can you say a weekend nawe uzaho ngiye nawe uzaho agiye how tugiye it's fine ngo no akamarizo nkazireba none hari ukuntu umuntu akwavoidinga ukabona ko ari kukwavoidinga ariko yananiwe kukubwira direct ngo can you stop that. You get what I'm saying? Yeah, I get you. Kandi muhataranya avoidinga in a way nawe ubibona ariko ntabwo ndi to be honest nubwo naba ndi fake nawe hari icyo udashyiramo imiyago ugareka mwagoye like try to think ko his kid mukorana ariko nyine umuntu akakwereka ko that is fine. Okay. It's fine. Muheto mubwize ukuri simubwiye mumbura abavandimwe banjye sibona ngira bonyine. Yeah. I will fight for you. And I think mu bushobozi bukeya pe butari na bwinshi ntabwo ngiye kukubwira ibintu byinshi but ni benshi nashaka no kuvuga n'amazina yabo at least ndeba aka kanya navuga ngo ejo bundi n'abanyarwanda barambwira ngo ariko mbabare ibintu tuvuganye tube tubivugana rero n'abanyarwanda barambwira ngo kid sinibona iyo naza kuba tutarahuye ariko I don't know niba wenda ibyo nibyo mbwiye hari ibindi avuga ahandi I don't know I don't care ariko at least hari icyo zatanze ariko ntabwo nzibagirwa ko Muheto yanyumye happiness. Muheto yambwiye ngo utamufiliye ariko I love you. I'm glad ko bitagira n'ikindi the other good thing about it ni uko bitaguhindura tu ikintu cyiza. I appreciate that. No kumindura byo byaraminduye to be honest ariko hari kitahinduka ku giti cyawe it's okay kubera ko n'ubundi nicyo wa mugani wabasabye ngo stay in the lane mu murongo w'akazi. Ikitamindukaho ni kimwe nuko nshobora gufata rega Muheto nubwo nakwicara hano nkavuga ati okay reka nkora akazi ka Muheto gusa none ahantu bibera bibi nuko wibwira ko for example twicaye tugakora akazi navuga ngo ngiye gukora akazi ka Muheto none ibyo nta nubwo byantwara 30% of my time akazi ka Muheto no ni minota ingahe akazi kandi akaba successful abantu akaba miss rwose nsaho yakoze ibintu ariko ngewe icyo nshaka is not that
jewe ndashaka personal growth ikimuteza imbere yazi Muheto Miss Rwanda ibyo bizakora abantu bazishima bazabona ibiki bikorwa aho ngaho bati cyo ndebe ni personal growth ku buryo umwana nishaka ngo wese ujuri ni yabaye Miss sabana se niba se bikorwa biraho ariko personal growth icyo ndebe nicyo ngicyo personal icyo kiri personal uwe rero yumbwiye ngo stay in your lane gube mu kazi mbashije kubikurikira akaba ibyo ngendera shana bikurikira kandi nubwo byamvuna byanyorohera cyane and I keep ariko that's not what I want. Just ndashaka kubona Muheto ndashaka kubona to be honest ndashaka kubona papa wawe mama wawe avuga ngo Amen to that. We will. ariko kuvuga ngo So, good night. Thank you for the ride.